kudukurikirana ukaba official ngendi Anita Iradukunda. Noneho ndagira ngo turebere hamwe impamvu zikomeye abakobwa bagomba kwirinda cyane gukundana n'abagabo bafite abagore cyangwa abagabo bubatse. Akenshi na kenshi mu rubyiruko rw'abakobwa hari ibintu bakunze gufata nk'ibisanzwe bitewe n'uko gikorwa kenshi, nyamara si byiza na gatoya. Ni ikosa rikomeye n'imyumvire ndetse idahwitse yo kwibeshya bikabije ku bantu bakundana n'abagabo bubatse ingo, aho usanga byeze cyane mu rubyiruko cyane cyane rw'abakobwa bavuga bati ninde se wanga keya z'abagabo bubatse, amafaranga yabo, mbega enjoyment iri hagati yacu n'abagabo bubatse ninde wayitesha, cyane cyane nk'umukobwa ukiri muto. Ariko ni amakosa pe, amakosa. Reka tuze turebere hamwe impamvu zigera kuri 5 tugomba twebwe nk'abakobwa b'urubyiruko kwirinda cyangwa kurwanya any relationship hagati yacu n'umugabo bubatse. Abakobwa by'umwihariko abakundana n'abagabo bubatse mukabifata cyangwa mukumva yuko mukabifata nk'akantu koroshye cyangwa gato cyane nkaho nta kosa ribirimo. Hari impamvu nyinshi mbi tari nziza, ariko zino ni zimwe mu bibi byo gudatinga cyangwa kuba uri muri relationship n'umugabo ubatse urugo. Reka tubane twumvire hamwe, wenda nawe wagira icyo ukuramo bitewe n'uko ubibona. Ariko si tujye ku ruhande rw'abakobwa gusa, hari n'abasore usanga bavuga ngo dating n'umumama ukuze nibyo byiza cyane. Sinzi ikintu generasiyo y'iki gihe ikibazo dufite, ariko hari ibibi byabyo nabyo. Ubu ngubu tugiye kureba hamwe ibibi noneho by'umukobwa kuba yajya muri relationship n'umugabo wubatse. Impamvu ya mbere mbi cyangwa abakobwa tutajya twitaho, uwo mugabo uba uri guteretana nawe cyangwa muri mu rukundo aba afite indahiro y'umuntu basezeranye. Uwo mugabo mwika ko muri gukundana ako kanya yaba yarasezeranye imbere y'amategeko ndetse n'imbere y'Imana cyangwa ataranabikoze, ariko akaba afite umugore ndetse n'abana. Hari isezerano ryo kubana hagati y'abo bantu baba bafitanye muri bo ubwabo. Niba yifuza urukundo hagati ye nawe, iyo ndahiro aba yitatiriye yo kuba yacinya umugore we, icyo gihe ntago iyo ndahiro aba afitanye n'umugore we igihe cyose ntagatanya afitanye n'uwo mugore we, kuko ibindi byose byazamuye aba ari uguca inyuma umugore bashakanye cyangwa barwubakanye. Ahangaha navuga ko umufashije kwica ya ndahiro yarahiwe n'umugore we ntawe n'umukobwa. Ikindi cya kabiri, uri gukoreshwa gusa. Ubu n'umukobwa bari kugukoresha mu nyungu zabo, ntabwo tubyitaho kuko izo keya nyine ubona winjoye inzu wumva uryohewe n'urukundo, ariko iyo utekereje neza ari kugukoresha inshuti yanjye. Ushobora gusanga uwo mugabo akunda cyane umugore we kandi adashaka kumubura, ariko akaba afite n'abakobwa bandi bakiri bato ku ruhande bwo kubonana nawe mu buryo utatinya kwita ubwa gicakura cyangwa utari nk'uburyo nk'uko abo babyita. Ibi uyu mugabo aba agufitiye wowe mukobwa mutarashakanye si urukundo na gato, oya, nubwo ariryo zina mubiha, ahubwo ari kugukoresha mu ngeso mbi gusa zitakubaha kandi zitanakubahisha na gato. Kandi se mukobwa mwiza, ubwo ni iki ko ari wowe wenyine uwo mugabo akoresha muri ako gakino? Tekereza neza urebe igikwiye, nawe ufata umwanzuro kandi muzima utekerezeho. Ko wabona aguca akabona n'undi mukobwa mwiza naho akaba ari kwamukinisha. So rero reka kwibeshya kuko uri gukoreshwa, ariko gukina ubyitaho cyane, wongere ubitekerezeho. Icya gatatu, uwo mugabo witwa ko muri relationship ari kugutesha umwanya wawe. Ibi ni ukuri kuzuye kandi igihe cyahise n'ikiba kikigarutse nshuti. Impamvu y'ibi ni uko nyuma y'amezi make cyangwa umwaka runaka uri mu rukundo rw'umwanda n'uwo mugabo, muzagera aho mutandukane, tangire kugira za ntekerezo zati iyo mbimenya. Kandi uba ufite uburyo bwiza burambuye bwo kwitekerezaho ndetse bwo kwirinda guteshwa igihe n'uwo mugabo w'abandi, ugakurikira inzira zawe wowe ubwawe. Rega nawe wakigeza kure cyane udashingikije kuri uwo mugabo w'abandi. Ibaza ariko kugira ngo ube wamara igihe kingana gityo umunsi wose cyangwa ijoro ryose mutavuganye, nawe ubwe yajya kuvugisha agashaka ibinyoma ahindura umugore we cyangwa amubeshye, mbega
ntiwamuhamagara uko ushaka yose ubwo buzima kuko rega si uwawe ni kuki wawe wumva ko wabaho ubuzima nk'ubwo butisanzuye. Ikindi kandi twirengagiza nk'abakobwa byanagusenyera umubano wawe w'ejo hazaza n'umugabo muzashobora kuba mwazabana, nabyo bishobora kuzabikururira rwose. Tujya tubyumva kuba warigize undi wundi cyangwa hari ubundi buzima wabayemo mbere y'uko ushaka wagera mu rugo bikagorana. Rero ongera uhitemo neza. Indi ngingo ya 5 ari nayo ya nyuma tugira ngo twege nk'abakobwa twongere gutekerezaho, ayo masezerano aguha. Mbega amasezerano aguha n'ay'ibinyoma. Urukundo rwanyu rwubakiye ku masezerano y'ibinyoma. Kuba muri urwo rukundo rw'ibinyoma rero ni ukuba mu rukundo rwubakiye ku masezerano y'ibinyoma gusa, nta kindi kintu, ntabwo bazabyuzuza. Nta cyizere na gito cyaba mu rukundo nk'uru, cyane cyane ko uko yaba kubeshya ko agukunda kose hari n'abandi hirya yaba bibwira. Iyo utandukanye nawe you are not sure ko ari wowe wenyine mukobwa kuko adetinga cyangwa akoresha acinya mu mugore we. No we itekerezeho neza nawe usanga ndi mukuri. Girls, hari uwakibeshya cyangwa akicara akikina akivuga ati ni njye mwunganizi w'umugabo mu byo acamo, akaza niwe njya abwira utubanga twe tw'urugo ibyagoranye, ni njye abwira. Ariko urebye neza ukibwiza ukuri, hari benshi cyane bakurusha byinshi uwo mugabo aziranye nabo cyangwa yabasha kugeraho, yabasha kugisha izo nama, yabasha kubwira ibyo byose. Kuko umugabo nk'uwo ntiwatinyuka rega kumwerekana inshuti zawe nkaho ari boyfriend wawe, kukwerega muba mwebwe ubwanyu you are not proud of each other. So ntabwo wamwerekana kuko mwebwe urwo rukundo muba murimo ni urukundo rw'ibanga n'ipfunwe ridashira gusa. Ntabwo muhana umwanya wo kuba mwamenya n'inshuti zanyu. Mu Rwanda hari abakobwa benshi kandi beza rwose, uwo mugabo nibyo ashobora kuba aguha amafaranga menshi ukumva nta buzima burenze ubwo bubaho. Oh my dear, aguha impano zihenze, amamodoka ndetse n'ibindi, ariko ntabwo ari byawe. Erega wibuke yuko uri gusenya urugo, uri kwica future y'abana bahari higa aho ngaho. Ubitekerezeho nawe. Izo mpano zihenze ubona guha, mbese iyo utekereje ubona ntacyo atagukorera, ariko uko byagenda kose urwo si urukundo, ari kwigura, ntago arabiguha ariko ntibizaramba. Erega nta mutima we ufite, no, nta yindi ntego wagufite idasanzwe atari gukora cyangwa kubonana nawe ngo muryamane gusa. Niyo ntego ye yonyine agufiteho, kuko ntakugira umugore wa kabiri. N'ikimenyimenyi ntabwo yatinyuka kukuvuga mu rugo rwe. Tujya tubyibeshya cyane. Nubwo ushobora kuzagera ku kintu kizima mukaba mwabana, birashoboka cyane kuko hari aho tujya tubibona ukabona mwarabanye ndetse bakanabyara, ariko ibi ngibi byo bibaho gake. Igihe cyose muri uwo mwijima w'urukundo afite umugore, menya ko mukobwa uri umujura w'urukundo rutari urwawe. Niko kuri pe, uri umujura w'urukundo rutari urwawe, ahubwo gerageza wubake ejo hazaza hawe, utegure family yawe. Ntabwo ntekereza ko ariyo uzashingiraho. Twiharaje nk'urubyiruko cyane cyane rw'abakobwa ngo ntabwo nzashaka umugabo, ariko still uracyatwara uw'abandi. So twiyubake rero natwe ubwacu, twigirire icyizere, tureke gusenya ingo nyinshi, kuko akenshi turi kubona ingo ziri kugenda zisenyuka biturutse ku gucana inyuma, cyane cyane ku bagabo bajya ku bana b'abakiri bato b'abakobwa. Rero tugerageze tubirwanye, ni njye nawe bo kubirwanya. Turabashimiye cyane. Iyi ni Baba Official, turabakunda.